mwongeye kwirirwa aho muri hose abakunzi bacu turabasuhuje cyane kandi turabakunda nkuko mubimenyereye rero dusanzwe tubakorera challenge ya Mbwiza Ukuri ngewe ubari iruhande cyangwa uri imbere ya kamera nkaba ndi Diana Kenta nkaba nongeye kugarukana na Fanny. tubahaye ikaze rero tubashishikariza noneho kudukurikirana aka kanya tubazaniye challenge iryoshye kandi noneho ni Mbwiza Ukuri ya nyayo ndetse nta nubwo ari Mbwiza Ukuri gusa ni inyigisho kuri buri muntu wese cyane cyane nk'urubyiruko yakwisangamo. Tubashishikariza rero kudukurikirana, niba utarakora subscribe turagushishikariza gukora subscribe, comment, like, share kuri Legacy TV show. Ntucikanwe, tugiye gutangira. Ikibazo cyacu cy'uyu munsi rero kiragira kiti ese wakwemera gutunga boyfriend wawe amezi 5 nta kazi afite, umwishyurira inzu ndetse unamuhahira? Wakwemera gutunga boyfriend wawe amezi 5? Yego, niyo yaba ari iki wenda dusuppose umwaka nta kazi afite, umwishyurira inzu, wowe ufite akazi nyine ukamutunga. Kuri side yawe ubyumva gute? Kuri side yanjye ndabizi hari abo tutazabyumvikanaho neza. Yego, ariko ngiye kuri side yanjye boyfriend wanjye mbaye mukunda kandi mbaye mbizi ko nawe ankunda, numva nta cyambuza kuba nabimukorera kubera ko we nta kazi afite kandi mbere yo kugira ngo agire izindi support cyangwa abandi bantu nyine atabazi. Ngiye nk'umukunzi we kamemu, ibyo ngibyo ngomba kuba mbizi. So numva ko ntacyo byaba bintwaye kubikora ayo mezi 5. Yego, nibyo ndabyumva. Ariko wibuke ko tumenyereye ko akenshi ubundi umusore ni ufata inshingano cyane cyane ku mukobwa. Ni ibintu nyine ubundi tumenyereye mu muco nyarwanda ko umusore ari we muntu uba ugomba kukwitaho, bitavuze ko nawe utamwitaho. Ariko kuki wumva ko wafata inshingano zingana zityo? Kwishyura ubukode bw'inzu urabyumva. Ese bibaye ngombwa ko ubushobozi wenda cyangwa se umushahara uhembwa mu kazi kawe, nawe uribana ntubiwanyu wiyishyurira inzu. Yego, biri bube ngombwa ko na boyfriend wawe umwishyurira inzu. Aho uri urasabwa guhaha ukanahahira boyfriend wawe. Ibyo bintu wabimanaginga gute ku buryo wabihuza kandi umushahara uhembwa? Wenda bishoboka ko muri uwo mushahara wowe ubwawe wakwishyurira inzu ukanihahira ndetse ugahahira boyfriend wawe, ariko kumwishyurira inzu bitari bubemo prito. Wabyitwaramo gute? Wabigenza gute? Uzise washatse gutangira umbaza ngo kubera iki wumva ko wafata inshingano nk'izo ngizo kandi tubimenyereye ko izo nshingano ari iz'igitsina gabo, ko aribo bashobora gukora ibintu biri big nk'ibyo ngibyo. Nibyo washatse bwa mbere kumbaza. Icyo ni ikibazo kimwe nakubajije ariko gikubiyemo ibintu. Buriya kugira ngo bibe byiza turabanza tujyane ibintu ku murongo, tumenye ngo iki kibazo tukiboneye igisubizo cyimbitse. So ngewe rero aho ngaho ikintu nabikubwiraho, ibyo biragaruka kuri ya myumvire abantu tugira yo kumva ngo umugore ntiyakora ikintu kiri big. Yego, mbese tuba dushaka kugenda ngo twicare kuri bya bintu byo mu bwami bwa kera ariko aho isi igeze aha ngaha umugabo azi guhiga n'umugore asigaye azi guhiga cyane, sibyo? Umukobwa asigaye azi gushaka amafaranga n'umuhungu asigaye azi gushaka amafaranga. None nkibaza why not mu gihe ubona boyfriend wawe ni urukundo rwawe, why not mu gihe ubona akeneye ubwo bufasha utabumuha? Wakomoje ku kintu cy'umushahara. Urumva birashoboka ko nanjye mfite izindi nshingano n'iki, ariko reka nkubwire sheri, ukunda uko byagenda kose, uko byagenda kose ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo muri duke wabonye na utumufashemo nawe aboneho mu gihe kandi agukeneye. So njyewe numva yuko ngomba kwiyeranja kuri kote yanjye. Nyine ubwo urumva nimba naryaga ibiro bingahe by'ibirayi mu cyumweru nzabigabanya kubera ko hajemo undi muntu kandi unkeneye.
nimba ubwo yenda se mu kwezi nari mfite amafaranga mvuga nayo kujya gushopinga ubwo yose nzayareka, ariko menye ngo boyfriend wanjye ahantu aba ntibazamusohora mu nzu. Nimba nasohokaga yenda kangahe mu kwezi ubwo ibyo nzabikupa, ariko menye ngo boyfriend wanjye ntabwo yabwiriwe nta nubwo yaburaye, kandi nanjye nagize gute niyitaye yanjye, numva nta kintu byaba bitwaye kuba boyfriend wanjye namurwanira ishyaka kandi nyine akabaho. Yego. Okay, wenda nanjye kuri side yanjye turuzuzanya kuko kuri iki gihe byo hari abantu bagifite ya myumvire yo kumva ko abasore ari bo bantu bagomba gufata inshingano gusa kuri twebwe. Kandi natwe ubwacu niba umuntu umukunda gute nawe utafata inshingano kuri wenda siba gukora we nk'ibyo yagakoze, ariko nawe ugira icyo ugaragaza, ugira icyo umukorera mu gihe noneho ageze muri cya gihe akwereka ko agukeneye. Ugomba kumufasha. Tureke kwishyiramo ya myumvire yo kumva ko njyewe ndi umukobwa ngomba kwicara niba mfite akazi nkeneye kujya muri salo ndirengagiza ko hari umushahara wanjye mfite cyangwa ndi bufate ku kwezi mbwire boyfriend wanjye ngo nkeneye kujya muri salo. Cyakora igihe ukeneye kujya muri salo wenda utarahembwa we afite amafaranga, ntekereza ko wamubwira akagufasha. Erega ke nta nubwo ari ngombwa kumubwira, si boyfriend wawe. Yego. Ntaba kuzi no ko nzi neza yuko abakundana kenshi buriya mu gitondo ngo barazinduka akafotora agafoto sheri ngiye mu kazi dore ko ngiye mu kazi nzi. Abakuzi muba muhorana bakureba uri kumva, nawe iyo abona usa nabi byanga byakunda ahita bibona yuko girlfriend we atarahembwa cyangwa se atabona amafaranga yo kuba yagera gute yajya muri salo. Nawe biba ari inshingano ziwe kuko iyo muciye ahantu usa nabi niwe baseka, nawe biba ari inshingano ziwe. Rero numva nta mpamvu yo kumwibutsa ngo sheri ngo wampa amafaranga kuko ntarahembwa ngo nkajya muri salo. No, agomba kugufata akakujyana mu gihe ayafite, kuko cyane ko nkeka ko ababizi uko iyo atari ingeso yawe guhura umusaba utuntu. Wenda hoya ariko aho ngaho wibuke ko ntago abantu bose duteye kimwe. Hari umuntu usabwa ko umubwiriza cyangwa umwibutsa. Abo bantu barahari cyane. Akaba ari wa muntu afite amafaranga pe ntago yabuze, ariko mu gihe utamubwiye ngo nkeneye kujya muri salo waricara yumva ko ari ibyo bihagije. Nyine akaba utamusaba amafaranga igihe yamusabye ngo yakwime, ariko akaba ari wa muntu usaba ko wowe ubwawe umwibutsa. Utamubwiye ikintu ukeneye we ntago bikarangira. Ubwo nyine akumva ni ibintu birangiriye aho. Rero hari abantu baba bateye gutyo, ariko byibura na wa muntu uteye gutyo niba umubwiye nabwo akabikora it's fine, nta kintu bitwaye. Rero ikibazo cyacu cyatangiye kigira kiti wakwemera gutunga boyfriend wawe amezi 5 cyangwa se umwaka, wowe ufite akazi we nta kazi afite, umwishyurira inzu unamugaburira. Nanjye ndahamanya n'ibyo wasubije nabikora nzi ko wa muntu mukunda, kuko umuntu ukunda ikintu uri kumukorera nawe ubwo uri kukikorera cyane. Yes, nanjye niko nabyumvaga. Nanjye niko nabyumvaga. Ako cyane ikibazo kiza by the way, kandi abantu baze no muri comment batubwire eske wowe ubitekereza gute, kuko abenshi ushaka gusanga avuga ngo ubwo se ngo ubikoze ngo yamara kubona akazi ngo akagenda. Nyine abantu tuba dufite imitekerereze itandukanye, ariko namwe muze muri comment mutubwire wowe ubitekereza gute. Wabikora cyangwa ntiwabikora, impamvu utabikora ni iyihe? Ntekereza ko byaba byiza, kandi iki kiganiro tuba dutambukijeho ni ikiganiro buri muntu wese asigana na message ndatekereza. Turabashimiye rero ku mwanya mwaduhaye. Nakagaruka ikiganiro cyacu tubibutsa ko gica kuri Legacy TV show. Utirengagije cyangwa se utibagiwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibonera igihe. Fanny, bye bye.